Reka turebere hamwe andi mategeko 10 ya wa mugabo ufatwa nk'agashuhe ku mafaranga yashyize hanze igitabo cyuzuyemo uburyo buri mukire wese akwiriye kugira ubugugu ku mafaranga kugira ngo abashe kugera mu bushorishori. Muri make kuri we biragoye ko waba umukire utabaye gashuhe. Kuri uyu mugabo ntabwo waba umukire rwose utabaye gashuhe. Ni amabanga rero ari mu gitabo Les 50 secrets de mon succès ni Danny Tremblay. Amabanga 50 yatumye mba umutsinzi. Aba yivuga ariko akavuga ko uburyo yakoresheje, amakosa yakoze, ibyo yicuza, ibyo yishimira bishobora kuba byafasha undi muntu ushaka gutera imbere. Ariko ikintu gitangaje wenda abantu batemeranyijeho n'uyu mugabo nuko bisa naho kugira ngo ukire bisaba kugira ubugugu. Kugira ngo utunge amafaranga bisaba kuba gashuri. Banza rero impamvu abakire burya nta kintu gipfa kubavaho mu buryo bworoshye. Amafaranga utayakunze ngo yagundire biragoye yuko ashobora kwiyongera. Danny Tremblay uyu yari umwanditsi mu miliyoneri wakize akiri mutoya, akaba n'umuhanga mu bukungu muri Canada. Amateka ye agaragaza ko yavukiye mu muryango uciriritse cyane mu gace kegereye ikiyaga cya Saint Jean. Mama we yari umwarimukazi, papa we yari umwubatsi umwenjeniyeri. Uyu mwanditsi rero yakuriye mu gace ka Montreal. Ku myaka 14 gusa yakoraga muri restaurant atanga ibyo kurya birabizwi nk'abaseriveri. Nyuma rero yaje kujya gukora mu kabyiniro mu mujyi wa Montreal ashinzwe kwakira amafaranga. Muri make yashatse amafaranga akiri mutoya, biranamuhira aza guhinduka umuherwe uri mu bato baranze ibihe bye, kandi byose abikesheje kwizirika umukanda no gukora cyane. Muri make kugira ubugugu ubundi ugakora cyane ugatunara, ngo nibyo bintu bishobora kuguhindura umukire. Mu magambo makeya, amabanga rero yakoresheje niyo agaruka muri kino gitabo. Yivugira ko nubwo yageze ku bukire akiri muto ntabwo byamugwiririye, kubera ko yakozemo amakosa menshi. Ayo makosa yakuramo amasomo, ayo masomo rero ayaremamo intumbero, yirinda gucika intege, ahubwo akaza umukanda kugeza ageze ku butsinzi. Niyo byatumye rero yandika igitabo yise Amabanga 50 yagufasha kugera ku ntsinzi n'ubukire. Tremblay yavutse ku itariki 18 Ugushyingo mu mwaka wa 1934, yitaba Imana tariki ya 25 Mata 2019 ku myaka 54 n'amezi 5 gusa. Yaguye rero mu bitaro byitwa Hotel Dieu biri mu mujyi wa Quebec ara muri Canada. Mu butumwa yashyize muri iki gitabo, uyu muhanga avuga ko amakosa yakoze akayakuramo amasomo ari yamufashe kugera ku butsinzi bwose yagezeho. Amwe muri yo rero ari mu migabo n'imigambi agaragaza muri iyi nyandiko. Mu gice cya mbere twarebeye hamwe amategeko 10 cyangwa se amabanga 10, harimo kumenya neza icyo ushaka. Iryo ni itegeko rya mbere twabonye. Kubasha kumenya uburyo bwose buzagufasha gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje, iryo ryari itegeko rya kabiri. Kwitegurira igitabo. Buri business yose utangije cyangwa se buri mushinga wose utangije ugomba kugira igitabo. Ni kuvuga ibikorwa byose wakoze buri munsi ugomba kubyandika. Buri business burya ijyana n'igitabo cyayo. Ngo nka nyuma y'amezi runaka, amezi 3, amezi 6, umwaka, hari igihe usubira inyuma ukareba cya gitabo mu rwego kugira ngo utazarindimuka. Ufata cya gitabo wagiye wandikamo ibyo bintu byose byaranze business yawe mwitangira kugeza aho igejeje uwo munsi. Ukabirebamo, hari ikintu nyine bigusigira uko byagenda kose. Umenya aho waguye, umenya aho wakiriye, umenya aho watangiriye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buri business ugomba kugira igitabo. Buri kintu cyose ukoze ku munsi uba ugomba kugira ukuntu ucyandika. Buri mugoroba wajya kuryama ukandika ibintu byose wakoze buri munsi. Ibyo rero bigufasha yuko mu gihe runaka kiri imbere, amasomo ugenda uhura nayo ari yagufasha kugira ngo business yawe ihore ihagaze. Hanyuma no kugirana isano rihebuje n'amafaranga, ushakisha uburyo ukora ku mafaranga uko byagenda kose. Ni bimwe mu bintu ngo byagufasha. Icyo cyari icya 4. Icya 5 no kwirinda gusesagura ahabonetse hose. Iyi niyo ngingo yatumye bamwita gashuhe. Hanyuma kumenya gukura amasomo ku bimenyetso by'ibihe. Burya business ijya kurindimuka waramaze kubona ibimenyetso by'ibihe. Hari iby'ibihe biba byarakubwiye rwose. Hanyuma ukirinda amadeni, aho kugira ngo burya wishore mu madeni, kubera ko amadeni kuri we ni umutwaro. Aho kugira ngo utangire umushinga munini wifashishije ideni, kuri we akugira inama ko watangira umushinga muto wifashishije udufaranga duke twawe. Hera ku byo ufite utangire gahoro gahoro, uzagenda ukura mpaka. Ariko nutangira ku madeni ubwo waterura umushinga munini, hari igihe ayo madeni ubwayo azagusaza. Hanyuma kutemera gutsindwa mu buryo bworoshye nacyo n'ikindi agarukaho. Akanaza kandi kantu ko kwizigamira mu buryo bwubakitse neza, kwizigamira mu buryo buhoraho. Icya 10 ni ukutizera umuntu ari wese mu bigendanye n'amafaranga, ndetse nawe ubwawe ngo ntukiyizere.
kubera ko nawe ubwawe wakwitenguha ku bijyanye n'amafaranga. Ibyo rero byari ibintu 10 twarebeye hamwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibindi 10 bigarukaho muri kino gitabo. Icya 11 rero, ni ngombwa buri munsi kwishyira ku rwego rwo hasi rushoboka, kabone nubwo hari ibyo ushobora kwemererwa birenze urwo rwego. Ni ukubaho ubuzima buri hasi cyane iyo ubwo ushoboye kubamo. Ushobora kuba uri umuntu ushoboye kubaho ubuzima buhenze, ariko gerageza wishyire ku rwego rwo hasi. Ishyire ku rwego rwo hasi rwose. Niba uhembwa 100,000, baho ubuzima bw'ibihumbi 10. Niba uhembwa miliyoni, baho ubuzima bw'ibihumbi 100. Niba uhembwa miliyoni 10, baho ubuzima bwa miliyoni. Niba winjiza miliyoni 100, baho ubuzima bwa miliyoni 10. Baho ubuzima bwo hasi cyane. Niyo mpamvu nyine uyu mugabo wamwita Gashuhe nta kimuvaho, ariko ngo kugira ngo ukire bigusaba kuba Gashuhe. Muri make, igomwe ku buryo bwose bushoboka. Nibinaba ngombwa kurekura amafaranga, uyarekure gusa ku bigendanye na business urimo cyangwa se n'akazi urimo. Iziri ku mukanda niba ushaka kuzaba umukire, Bagashuhe niba ushaka kuba umukire. Ni ukwizirika ku mukanda rero. Hanyuma isomo rya 12, ntuzigere na rimwe wishyura inyungu ku mushahara utatangiye igihe. Mu rwego rwo kwirinda ibyo rero, ishyurira abakozi bawe ku gihe, kugira ngo bitazaba ngombwa ko ushyiraho izindi nyungu z'umurengera zitari ngombwa. Ni amakosa akomeye. Niba bishoboka yuko wishyura abakozi bawe ku gihe, bishyure rwose. Irinde gukererwa, kubera ko nukerererwa hari igihe uzasanga wishyuye amafaranga atari ngombwa. Isomo rya 13, niba ufite imodoka, ngo ni ngombwa kuyimara nibura imyaka 8. Bya bindi by'uko ukomeza gutera imbere ariko uhindura imodoka ako kanya, kuri we ntabwo ari byo. Imodoka ni ikintu cyo kwinezeza, kereka wenda iyo igufasha mu kazi nabyo wenda birashoboka, ariko kuriya wenda uyirambirwa ukavuga uti kuko mbonye amafaranga reka mpite ngura indi, kuri we ntabwo abyemera. Akubwira ko niba uri mu nzira igana ku butsinzi, uri gushaka kuba umukire, imodoka yimarane byibuze imyaka 8 ubone kuyihindura. Nuba kugira ngo ukire, biragoye ko wakira watunga amafaranga menshi utabaye Gashuhe. Ariko wenda mu mvugo yoroshye itari iyo ngiyo yahuranyije, gukira bisaba yuko amafaranga yawe uyatakaza ku bintu gusa by'umumaro. Ntuyasesagure muri make ku bintu bitari ingenzi. Nicyo uyu muhanga agerageza gusobanura. Yatakaze ku bintu by'ingenzi gusa, ibintu bikubaka kurusha ibintu bigusenya. Twari tumaze kurebera hamwe rero itegeko rya 13. Iri tegeko ni iryo kurambana ibintu bimwe na bimwe bifatwa nk'ibyo kwinezeza. Urugero nk'imodoka, ntabwo ari ngombwa guhindura imodoka buri gihe uko ubitekereje. Hoya, byibuze agira inama abantu yuko imodoka ugomba kuyimarana imyaka 8. Hanyuma itegeko rya 14, byaza umusaruro buri mahirwe yose ubonye acaracara mu nzira zawe. Byaza umusaruro buri mahirwe yose ubonye acaracara. Nubona amahirwe arimo inyungu, hita rwose byaza umusaruro utatekereje kabiri. Byaza umusaruro muri mahirwe yose acaracara. Kubera ko mu kubyaza umusaruro buri mahirwe yose ubonye, ni bimwe mu bintu bituma ukira vuba vuba rwose. Icya 15, ni ngombwa kugaragaza imishinga yawe y'ishoramari mu mafoto n'amashusho bigaragara neza. Igicuruzwa cyangwa se ikigurwa, agaciro kacyo kariyongera iyo kigaragarira abantu neza. Ushobora guhitamo kwamamaza ibikorwa byawe, ugafotora ibicuruzwa byawe ukabiha abantu, ukabyoherereza abantu mu buryo bw'amashusho rwose n'amafoto. Ngo ni kimwe mu bintu gishobora gukora ikinyuranyo mu gutuma igicuruzwa cyawe gikundwa n'abantu benshi. Hanyuma haranira kwiga ikintu gishya buri munsi. Iryo ni itegeko rya 16. Kuri uyu mwanditsi, kwiga ntabwo bihagarara. Rwiyemezamirimo wese rero aba agomba kwiga ikintu gishya buri munsi, cyane cyane ibifitanye isano n'ibintu arimo. Iga ikintu gishya buri munsi. Muri make, ubaka business yawe ariko ujyana n'igihe, kubera ko ibyo wubatse utajyanye n'igihe, igihe cyo kibisenya ntacyo cyitaye. Ujyana n'igihe rero. Itegeko rya 17, ugomba gukora ibintu nta kintu cyo kwizera ko bizakwizanira. Nicyo ashatse gusobanura. Nta kintu cy'ubufindo kibaho mu gukira. Ibintu byose ugomba kubikora mu buryo bwa nyabwo. Nta kintu cy'ubufindo kibaho.
mu bijyanye n'iterambere cyangwa se mu bijyanye no gukira. Nta kintu na kimwe ushobora kubona giturutse mu kirere ngo kikwitureho. Ibintu byose bisaba umwanya, bisaba igihe, bisaba gushyiramo imbaraga gahoro. Nta nzira ya bugufi cyangwa se y'ubusamo ibaho mu bijyanye no gukira. Itegeko rya 18 ni ngombwa kumenya uko wamugurira akantu kugira ngo ubone icyo umushakaho. Ibi ngibi bijyanye na bya bindi byo kureba niba hari umuntu runaka wakuraho inama, umuntu runaka wakuraho amahirwe. Rwose ntukabifate nko gutakaza amafaranga. Niba ufashe umwanya ukajya kumugurira, fata umwanya ugende umugurire, muganire rwose bitewe n'ikintu umushakaho, ukimukureho. Ikintu cyose ushaka mu muntu gishoremo. Kugishoramo rero ntabwo ari ugutakaza amafaranga. Kugishoramo ntabwo ari ugutakaza, ahubwo ni ukwiyubaka. Iyo umushoyemo ukagira impano ukakibona icyo kintu washakaga, biba ari amahirwe akomeye cyane. Ntukatekereze kabiri rero niba ari ngombwa yuko ari umuntu runaka ushaka gukuraho ikintu runaka. Shora rwose, genda umugurire akantu, genda umugure. Niba naba ngombwa ko ubyishyurire, ariko umukore ikintu cyakubaka, cyakugirira umumaro. Iryo ni itegeko rya 18. Itegeko rya 19 ni ngombwa gukoresha udushya n'ubwenge bwinshi cyane igihe ushaka amafaranga, cyane cyane mu bintu by'ubucuruzi. Muri make mu bucuruzi koresha ubwenge bwinshi cyane mu gihe ushakisha amafaranga. Koresha ubwenge kurusha gukoresha imbaraga. Hanyuma itegeko rya 20 ari naryo nasorezaho, ni ngombwa gutsimbarara. Yakomoje ku kintu cyo gutsimbarara cyane, kuko no mu mategeko 10 ya mbere nababwiye hari iryo wasanisha n'iringiro. Muri make guhozaho. Igitonyanga gitoburiwe atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari guhozaho. Nta gucika intege kuri uyu mugabo. Amategeko yose rero ya Dani ashingiye ku kintu cyitwa kugira intego y'icyo ushaka, ndetse no kugira umurongo usobanutse neza ushobora kuzakugeza kuri icyo ushaka. Hanyuma hakiyongeraho ikintu cyo kudatakaza ibyo winjize mu buryo budasobanutse neza. Muri make buri igiceri cyose gisohotse mu mufuka wawe, reka kibe gisobanutse neza, ubuze impamvu iya nyayo itumye gisohoka. Hanyuma uhozeho rwose. Igitonyanga gitoburiwe atari imbaraga, ahubwo ari uguhozaho. Ngayo rero amategeko y'ingenzi ashingiye ku bunararibonye bw'uyu mugabo bwatumye akiri mutoya. Nawe rero ngo ushobora kuyakurikiza akaba yagufasha kuba wakira. Icyo wenda abantu bakomeje gushyiraho ibitekerezo ni icyo ngicyo kijyanye no kugundira cyane. Kubera ko mu bitekerezo bye byinshi harimo ikintu cyo kuba gashuhi. Muri aya 10 turebeye hamwe rero, icyo wazirikana ni ngombwa kwishyira ku rwego rwo hasi, baho ubuzima buri munsi y'ubwo ushobora kubamo niba ushaka gutera imbere. Reka nyine ibisohoka bibe bikeya cyane ugereranyije n'ibyinjira. Ikindi cya kabiri, ntuzigere na rimwe wishyura ibintu by'umurengera kubera gukerererwa inshingano zawe. Urugero, niba ari kwishyura nk'umushahara w'abakozi, bishyurira igihe rwose. Niba ari imyenda wishyura, yishyurira igihe. Muri make kuba hari inyungu yarenga iturutse ku makosa yo gutinda kugira ikintu ushyira mu nshingano cyangwa se kugira ikintu ukora, menya ko ari ikosa rikomeye cyane. Biragoye kuzakira niba uhora wishyura ibintu by'umurengera kubera gutinda, kandi hari ibintu wakabaye warashyize ku murongo, warashyize mu bikorwa. Niba hari ikintu kikureba, gikore rwose. Niba waragujije umuntu amafaranga, yamwishyurira igihe. Mwishyurira igihe aho kuzashyiraho inyungu. Niba waragujije banki, yishyurira igihe. Niba ufite uko wishyura abakozi bawe, bishyurira igihe. Kubera ko uko utinda niko bishobora kuba byatuma wongeraho iby'umurengera. Ntuzigere na rimwe rero wishyura inyungu y'umurengera ku bintu ibyo ari byo byose, kubera gusa gukererwa gufata inshingano cyangwa se kuzuza inshingano zawe. Ikindi cya gatatu, gerageza ugure ibintu biramba. Ita ku gaciro kurusha uko wita ku giciro. Rambana ibintu. Niba ari imodoka uguze, yirambane rwose, yigure ku buryo uzayimarana nk'imyaka 8. Naryo ni ihame uyu mugabo agenderaho. Ikindi, ni ngombwa kujya hari amahirwe kandi ukayabyaza umusaruro, nta kuzuyaza. Niba ubonye ikintu kirimo amahirwe, ukabona kirimo umutekano, kibyaza umusaruro mu buryo bwihuse. Icya gatanu, ni ngombwa kugira imishinga yawe ukayishyira mu buryo bugaragara neza, mu buryo bw'amafoto, kubera ko ngo biyongerera agaciro cyane. Ikindi, haranira kwiga ikintu gishya buri munsi, cyane cyane ikijyanye n'ibyo ukora. Ugomba gukora ibintu
kubera ko ntibizamanuka mu kirere ngo bikwizanire, oya ugomba kubishyira mu bikorwa. Hanyuma icya munani, ni ngombwa kugura cyangwa se kwishyura igiciro cyose byasaba niba hari ikintu ushaka ku muntu runaka. Niba hari ikintu umushakaho, ishyura igiciro cyose bisaba. Niba ari ngombwa ko umugurira, musohokane rwose ugende umugurire, ariko umukureho ikingirakamaro. Ikindi, koresha udushya n'ubwenge bwinshi igihe ushakisha amafaranga. Koresha ubwenge n'udushya twinshi igihe ushakisha amafaranga, kubera ko hano hanze huzuye abanyabwenge benshi. Nawe rero iyo usigaye birangira wisanze inyuma. Hanyuma ikindi cya nyuma ari nacyo nasorejeho no gutsimbarara. Igitonyanga gitobura ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Guhozaho rero ni intego nyamukuru yo kuba wagera ku bukire. Ngibyo rero ibyo twarebera hamwe by'ingenzi bigarukaho muri kino gitabo cya Danny Tremblay. Ni igitabo cyiza ku bantu bifuza gutera imbere. Amwe muri aya mahame ashobora kuba yagufasha, ariko nkongeraho ka kantu: ubuzima ni gatozi, ubukire ni gatozi, ubucuruzi ni gatozi. Nubwo hari formule abantu bamwe na bamwe bahuza mu rwego rw'urugendo rw'iterambere, hari ibisabwa, hari imyitwarire uba usabwa kugira ngo uzagere ku byo runaka yagezeho, ariko ntabwo ariko buri gihe uko yabigenje ariko nawe uzabigenza. Ubikora mu buryo bwawe, ubyigiraho nawe ukabikora mu buryo bwawe.